Kristo Yesu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Nabashishikarizaga ko twatangirana ikiganiro nise umukristu wo mu cyaro n'umukristu w'umunyamujyi cyangwa se umukristu w'umuturage n'umukristu w'umusirimu. Kristo Yesu akuzwe. Tuzaboneramo byinshi, tuzumva ibyo twe twibwiraga nk'abana b'abantu, tuzareba n'icyatuganisha ku bugingo buhoraho. Kristo Yesu akuzwe. Muri aka kanya, mbere y'uko tuganira icyo kiganiro, reka tubanze twibaze ngo se urusengero ni iki? Urusengero ni inzu y'Imana. Uyu munsi rero njyewe narebye ndibaza ngo se urusengero niba ari inzu y'Imana, kubera iki twabwiwe ngo imibiri yacu ni ingoro ya Roho Mutagatifu? Ese urusengero ni inzu bubaka n'amatafari cyangwa n'ibyondo cyangwa n'ibiti? Kristo Yesu akuzwe. Njye rero nisuzumye nibaza iyo nzu y'Imana, nibajije ngo ese ngo kubera iki, cyangwa se imibiri yanyu ni ingoro ya Roho Mutagatifu nk'uko mu Banyaroma babitubwira. Narebye nsanga inzu ya mbere na mbere ngomba gusukura ari uyu mubiri wanjye. Urusengero rwa mbere nyirizina ni uyu mubiri wanjye. Namara kuwusukura rero nkabona ubujya mu rusengero rwubakishijwe n'amatafari, ubujya mu rusengero rwubakishijwe n'ibiti cyangwa se rwubakishijwe na sima bitewe n'ubushobozi bw'uwarwubatse. Kristo Yesu akuzwe. Ese wowe urakeka urusengero ari iki? Njyewe ndi gusanga ari uyu mubiri wanjye, nirwo rusengero rwanjye. Kristo Yesu akuzwe. Uyu mubiri wanjye rero niba ari ingoro ya Roho Mutagatifu nk'uko mu Banyaroma babitubwira, ese iyi ngoro ya Roho Mutagatifu ngomba kuyibungabunga gute? Ese ntabashe kubungabunga ingoro ya Roho Mutagatifu, nazabungabunga ya ngoro yubatswe n'abana b'abantu? Iyi ngiyi ni umubiri wa Kristo ubwe, kuko buriya umuntu ujya kuvuka nta ruhare aba yabigizemo, ni kimwe n'uko no gupfa. Yego nyine hari abapfa biyahuye, abo wenda baba babigizemo uruhare, ariko mpamya yuko upfuye atabigizemo uruhare, uwo ni ukuvuga ngo ndumva wenda nk'umuntu bishe, nk'umuntu wapfuye urupfu rusanzwe, iyo wabashije kwitunganya ukihana neza, mpamya yuko wagera mu bwami bwo mu ijuru. Kristo Yesu akuzwe. Ariko niba ijuru ryemera, kuko hari abemera isi nshya, hari abemera kuzajya impaka, bitewe n'ukwemera kwawe. Njyewe mpamya neza yuko mbayeho neza ntashidikanya ko nazabona ijuru, nazabona ubugingo buhoraho. Reka bari ko tuvuga, nazabona ubugingo buhoraho. Kristo Yesu akuzwe. None se niba ntabashe gusukura ya nzu Nyagasani yampaye, inzu yubatswe n'abana b'abantu niyo nzabasha gusukura? Hari igihe uzahaguruka ugenda utabashe kwisukura, usanga ugiye gushaka uwo muzarimbukana. Kristo Yesu akuzwe. Kera narumvaga ngo abahungu n'abakobwa iyo bakundanaga bahuriraga ku rusengero, ariko muri iki gihe turimo, muri iyi minsi ya viziyo, turi guhurira kuri telefone, turi guhurira ku mbuga nkoranyambaga, turi guhurira ahantu henshi. Kristo Yesu akuzwe. Niyo mpamvu rero nanjye ndi kukubwira ngo mbere yo kujya gusukura ya nzu yubatswe n'abana b'abantu, ese wabanjije gusukura ya ngoro ya Roho Mutagatifu? Ese wabashe gusukura ya nzu y'Imana uko wayihawe? Kristo Yesu akuzwe. Imibiri yacu ni ingoro ya Roho Mutagatifu. Banza wisuzume, urebe niba wari mu nzira mbi, ubashe kwihanira kureka. Urebe niba wari mu nzira nziza, ukomeze inzira urimo. Noneho nubona umaze kubitunganya neza, ubona uba ukomeza ujye muri ya nzu yawe uvuga ngo ni inzu yubatswe n'abana b'abantu. Kristo Yesu akuzwe.
dusabirane kuzaba imbere y'Imana uko bikwiriye, uko bwije n'uko bukeye, duhore duharanira gukora icyo Nyagasani ashaka. Nta kindi rero ni ukwihana, tukihanira kureka. Niba wari mu nzira idatunganye, niba wari mu nzira mbi, isuzume nanjye nisuzume, kugira ngo tuzabashe kuzajya muri ya nzu yindi, kugira ngo tuzabashe gutunganya ya nzu yindi, nuko natwe tubanza gutunganya iyi nzu turimo. Kristo Yezu akuzwe. Inzu yacu rero ni inzu ya Roho Mutagatifu. Uyu mubiri wacu ni umubiri wa Roho Mutagatifu. Kristo Yezu akuzwe. Ndabasabye rero ngo dusabirane kugira ngo tuzabashe kuronka ubugingo buhoraho. Yezu ni muzima, ni muzima, yaratsinze ubu n'iteka ryose. Twihanire kureka, dusabe tuzahabwa, dushakashake tuzaronka, dukomange tuzakingurirwa. Kristo Yezu akuzwe. Ndi umukatolika narabibabwiye, ariko buriya igisekuru cya mama ni igisekuru cy'abadivantisite, igisekuru cya papa ni igisekuru cy'abakatolike. Kristo Yezu akuzwe. Ntimuzatungurwe rero no kumva hari igihe niririmbiye nkaririmba indirimbo yose ije, nta muhanzi ugira idini, nta muhanzi ugira kuvuga ngo ngiye ngo ndabogamira ku idini riniri. Oya, dusenge twihanire kureka, ariko kandi niba wumva indirimbo ikubaka, niba wumva indirimbo igufasha, ntutinye kuyiririmba. Yezu yaratsinze, ni muzima ubu n'iteka ryose. Ayi data we yeye, ayi Mana, ndinginze cyane ndatakambye, kandi ntawe utaka atababaye, ngiye gutaka ari uko nashengutse, ubwoko bwawe aho bupfukamye burimo bugutakira, utwumva uri mu ijuru udusubize. Dusabirane rero, kandi duharanire kwihanira kureka, duharanire gutekereza ku maherezo yacu, duharanire gutekereza kuri ejo hacu, ejo heza, ejo hazaza, ubu n'iteka ryose.